Hello, what's up guys? Iyi ni wa muhungu wanyu andi macupa. So bahaye ikaze kuri Wapati TV aho tugiye kurebera hamwe insanganyamatsiko iryoshye cyane. So insanganyamatsiko rero ikaba ari impamvu ituma abanyarwandakazi bambara ubusa kuri social media. So ushobora kuba uri kubireba wenda bakuvuga ati baba bigana abanyamahanga, ariko se mu by'ukuri ni iki kibatera kwiyambika ubusa? Ko turabibona abanyarwandakazi ni beza nk'uko mubireba, ariko se ni iki gituma bambara ubusa bakatwereka ubusa bwabo kuri social media? So dukomeje rero buriya ibintu bihari byinshi cyane mu mitwe y'abantu, bibaza bati bariya abantu batewe na shitani, batewe na sekibi. Ariko buriya ndagira ngo mbabwize ukuri ko bano bakobwa mubona kuri social media baba bazi ibintu barimo. So muri background rero muri kumva akarimbo keza Love Me Like You Do. Love Me Like You Do ni aka Ellie Goulding. Love Me Like You Do. What are you waiting for? So murababona rero abanyarwandakazi ni beza pe, ariko se kuki buri gihe bagaruka kuri social media biyambitse ubusa? Tukabivugaho ibintu byinshi, twabase bano bantu bundi bite byabo. Icyo ufite gusa ni ugukanda like na share ndetse na subscribe kuri Wapati TV. My name ni Andi Karimba beshe Andi umuntu ekare Andi macupa, musore wanyu ugiye kuzajya ubaha ibiganiro bikomeye bimeze neza kuri YouTube channel yanyu Wapati TV. So dukomeje rero, kubera iki abanyarwandakazi biyambika ubusa kuri social media? Wenda mwagiye mureba mu interview y'abantu bamwe na bamwe, bashadibu n'abandi. Muri make aba bakobwa baba bazi ibintu barimo. Kubera iki? Kubera ko ibi bintu bakora nubwo tutabivugaho rumwe, ariko bibinjiriza agatubutse. Muti gute rero? Buriya abanyarwanda bigira n'ibintu byo guterura ngo bavuge ibintu bakunda bagire gute, ariko buriya agahishwe gatera amatsiko niko bajya bavuga. So uko bagenda berekana bya bindi biba bihishwe, niko abantu bagira amatsiko yo kureba ibikurikiyeho, bigatuma batira attention y'abantu benshi. Kuyikurura rero bavuga uti bibinjiriza gute? Aba bakobwa ni wowe n'abandi babareba, nimwe mubinjiriza nta kindi. What are you waiting for? Yeah. Ni mwebwe uko mubona ubwiza bwabo, ukareba ukumva urabikunze, ariko buriya ubwiza bwabo bubinjiriza akayabo. Kugira ngo mujya mwumva ngo umuntu kanaka yamamariza ikigo runaka, yamamaza ibintu runaka, ashobora no kutamamaza ibyo bintu, ariko business ze akazikora zikagenda neza. Kubera iki? Kubera ko yarangije gukura attention yanyu, n'ibintu byose yababwira mwabireba. Niyo yaba afite business ashaka kubasobanura, murayireba. Icyo nicyo kintu aba akeneye. Ariko turagaruka nanone ku yindi ngingo ivuga iti se ibi koko nibyo bibereye umunyarwandakazi? Tukaba dufite rero muri background akandi karirimbo keza. It's true.
Dr. James Brown, you're beautiful. Abanyarwanda, ibyo yari so beautiful. But kubera iki tutabivugaho rumwe iyo biyambitse ukuntu? Ngira ngo ibyinshi binaterwa n'amadini tubamo cyangwa se n'uburyo tuba twaratojwe n'indangagaciro z'umunyarwandakazi tuzi n'umuco w'u Rwanda uko tuwuzi kuva kera. So abantu rero bamwe bakavuga ati ibi bintu baba babikuye hanze, bakopeye abo hanze. Ibintu byinshi buriya umuco ugenda ukura, abantu bagakopera ibyiza, bashaka kubyita ibyiza cyangwa ukabyita ibibi bitewe n'uko ubibona. Ariko bano bakobwa nta kubeshye bazi agaciro kabyo. Ushobora kubareba ukaba ati bararangiye, ariko buriya ni nk'uko nkeka ko ari nk'uko wajya ku kazi wambaye isarubeti y'ubukanishi, ntabwo bivuze ko ukubona muri bare uraba ucyambaye ya sarubeti. Aba bakobwa baba bari mu kazi, ahubwo tukibaza aka kazi koko ese ibi nibyo? Tukagaruka no ku ba dizayina bacu, ariko ese bo nta kibazo mufite koko kuba mutadizayininga imyenda myiza ibereye abari bacu ikabambika ubusa? Abanyarwanda bari so beautiful, but kuki tutabivugaho rumwe iyo biyambitse ubusa? Nuko bihabanye n'umuco twakuriyemo, umuco twavukiyemo kandi tugikomeje uko tuzi umunyarwandakazi. Ariko se kuki aba bantu bambaye ubusa barebwa cyane? Si uko baba bakoze hari ibyo abantu benshi bifuza kubona? So nawe ufite byinshi wabivugaho, tukwibutsa kurayikinga, subscribinga ni Uwapati TV, ukaba ubaye uwa mbere wo gutangira n'ikiganiro cyacu hamwe n'umusore wanyu Andi Macupa. So abanyarwandakazi rero mubavugaho byinshi, bari kuri social media, kuki bakora ibyo, kuki bambara ubusa kandi tuzi ko umunyarwandakazi yiyambika akikwiza. Muri make sinzi nawe mwarambishe interview ya Shadibu, yatangije business, ariko n'ubundi usanga ba bantu kubera yabaye umusosho cyane, azwi n'abantu benshi, abamugurira baba benshi. Ngira ngo muranamubona uyu mukobwa yambaye n'ibirango by'ibendera y'u Rwanda ariko ku busa. Young Grace nawe muramuzi. So ukibaza rero ese ibi bintu biterwa n'iki? Nuko baba bazi ko ari byo bintu bikurura abantu benshi. Ariko se twabakondana tukavuga tuti aba bantu ibi bintu baba bifotoje uko baba bameze kuko ni nako no mu buzima busanzwe baba bameze. Ko uravuga uti aba bantu bambara gutya ni indaya ni iki cyangwa se, ariko se nibyo koko aba bantu none ntibaba bari mu kazi tutazi kandi kadafite aho gahurira n'imyiyandarike n'imyitwarire mibi? Nahaweho kujaginga, ntacyo mvuze, ntago mbizi ntago mbizi pe. Love me like you do, love me like you do. Abanyarwandakazi ni beza pe, ni beza pe, ariko uyu muco wo kwiyambika ubusa ntabwo tumenyereye. Ni nayo mpamvu biba byadutonze turi kuvuga tuti ibi bintu ntibibaho, aba bantu bararangiye, kuki byanditse kuriya? Ngira ngo mu minsi ishize na RIB hari abo yataye muri yombi
bambara amapingu rwose, ibintu bisigaye bikaze. Bati mwakwirakwije amashusho y'urukozasoni. So ngira ngo hari n'abanyarwandakazi bamwe batangiye kuzajya basiba amafoto, ariko se niba ari imico dukopera hanze wenda itari iyacu, byakunda ko dukunda iyacu, cyangwa ibi bintu abakobwa bacu babifitemo inyungu batapfa kureka. So ngira ngo buri wese afite icyo yabivugaho. Icyo nzi cyo ni uko abanyarwandakazi ari beza no kwiyambika uko bashaka, bafite impamvu zabo, kandi n'umuco wacu icyo ubivugaho nawe ufite impamvu yabyo, kubera ko urubyiruko ruba rubireba ibi bintu bakangirika mu mutwe. ngira ngo bakobwa bacu beza, ibyo dukopera hanze ni byinshi, ariko nyamuneka mwazajya mushyiraho nanone mwitangirizwa, kuko ababareba ni benshi kandi bafite imyaka itandukanye. nyamuna ni kwitonda, kuko gavumenti iriho kugira ngo ireberere abaturage bayo, ntabwo ari ukubakasa, ni ukugira limite, kubereka ko hagomba kubaho limite mu bintu mukora. ngira ngo ntabwo ari byiza ko nawe umwana wawe yakubona ufite ya foto. Harimo bamwe batangiye kuyasiba ndabazi namwe murabazi, amasocial media mukunda kuyareba, batangiye kuyasiba kuko ubuzima bwatangiye guhinduka. ibyo bashakaga wenda barabibonye, babaye famous, babonye iyo fame, bati reka noneho igishoro kirabonetse, reka dukore ibintu noneho byitwa ko ari bizima, abantu bose babona neza. But they are beautiful. It's true. Rwandans are beautiful, very 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 beautiful. But kuki tutabibona mu ishusho nziza iyo bashatse kutwereka ubwiza bwabo? So ni ahanyu ho kujajinga, ukavuga muti wenda ibi bintu ni bibi, reka tugire inama bashiki bacu bareke kutwangiriza urubyiruko, cyangwa se tubareke babazi ibyo barimo. Bafite impamvu, cyane ko n'ayo mafoto niyo arebwa cyane. none si ibyo wabisobanura kuko ari yarebwa cyane. They are beautiful, it's true. They are beautiful Rwandan girls. So urababona bavuye mu murima, urabona noneho uramubona ku mabendera y'u Rwanda rwose, ikariso n'isutiye byonyine. ngira ngo ibi byo sinzi ko inteko y'umuco sinzi ukuntu yabibona. So don't forget to subscribe kuri Uwapart TV. Umusore wanyu Andi Macupa kuri Instagram, umushakishe, umufollowinge, ubundi tujye dukora ibintu by'uburyohe, dushyigikirane, dukora ibintu biryoshye, tugirane inama, dufashanye muri ubu buzima. ntacyo bitwaye gusa abakobwa bacu, mbisubiremo, ni beza, ariko kutabavugaho rumwe ku myambarire nabyo bifite impamvu yabyo. So murakoze cyane rero. Uwapart TV nakagaruka. Subscribe, share, like.